Nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Ni inkuru tuje kubagezaho, ni inkuru ibabaje, mu by'ukuri ni inkuru iteye agahinda, ibibereye Nyabugogo. Abantu benshi byabahahamuye, abantu benshi rero bagizemo ikikango. Ni umwana rero w'imyaka igera muri itanu, uje rero kwikubita hasi ahita ashiramo umwuka cyangwa se yikubise hasi ahita apfa. Mu by'ukuri ababyeyi b'uyu mwana bakaba batangaje ko ngo nta burwayi na bumwe yari afite, gusa nabo ngo bakaba batunguwe n'ibije kuba byamubaho. Gusa umubyeyi w'uyu mwana w'umugabo nawe amakuru akaba akomeje kugenda agaruka ko ahise nawe ajya muri koma. Murabibona ku ruhande ko nawe aryamye, nawe biravuga ko rero ahise nawe yikubita hasi akajya muri koma, ariko uyu mwana we amakuru akaba yemeza ko yahise ashiramo umwuka. Bakaba rero hari biri kugenda bigarukwaho ko mu by'ukuri uyu mwana ngo yaba arozwe, ndetse hari abari kugenda bashyirwa mu majwi. Tugiye kuza kubirebera hamwe muri aya makuru ya none kugira ngo uze gusobanukirwa neza mu by'ukuri icyo uyu mwana azize. Nk'uko rero mukomeje kugenda mubibona ku mafoto cyangwa se kuri iyi foto, hari abamama bagera muri batatu rero barimo bararira. Mama w'uwo mwana rero ni uwo nguwo wipfutse agatambaro mu maso. Biravugwa ko rero amakuru ari kugenda agarukwaho ngo uyu mwana ashobora kuba yatezwe. Ese mu by'ukuri yaba yatezwe nande? Ninde waba ubifitemo uruhare mu gutega uyu mwana ku buryo ngo yikubita hasi agahita ashiramo umwuka? Byinshi rero ku bikomeje kugenda bigarukwaho kuri iyi nkuru y'incamugongo izindukiye hano muri gare ya Nyabugogo. Tugiye kuza kubirebera hamwe muri aya makuru. Mbere yuko rero tugaruka ku buryo burambuye kuri aya makuru kugira ngo uze gusobanukirwa imvo n'imvano, ese aba babyeyi b'uyu mwana n'uyu mwana bari bavuye hehe, bari barimo barerekeza hehe? Ese ko bivugwa ko ngo uyu mwana yaba yatezwe, yaba yatezwe nande, cyangwa se yaba yatanzwemo igitambo, yaba yatanzwemo igitambo nande? Ku bikomeje kugenda bigarukwaho, byinshi ukomeje kwibaza, tugiye kuza kubikugezaho muri aya makuru. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'iyi nkuru y'incamugongo iramutse igarukwaho hano muri iyi gare ya Nyabugogo, dore ko abantu benshi imitima yabo yuzuye intimba bitewe n'uyu muziranenge. Uyu mwana w'umuziranenge bivugwa ko rero ngo yaba yatanzwemo igitambo. Abantu benshi rero mu by'ukuri bacitse ururondogoro ndetse bacitse intege mu mitima yabo hano muri gare ya Nyabugogo bitewe n'uyu mwana w'ikibondo w'imyaka itanu uje kuba yagwa muri iyi gare ya Nyabugogo. Mbere yuko rero tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tubanze tugusabe nyaboneka niba ushaka kuzajya ubona amakuru update y'amakuru yose yabavugwa hano mu Rwanda, yabavugwa mu karere by'umwihariko, yabavugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Burundi ndetse nibwo tamasimbi ndavuga ku isi yose. Ndakwinginze rero ndetse nagusaba gukanda kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo amakuru tujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Reba munsi ya video yawe rero urabona ahantu handitse sabone cyangwa subscribe mu ibara ry'umukara cyangwa se iritukura, ubundi wakande. Ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo uko nshyizeho cyangwa se dushyizeho amakuru ujye uyabona uri mu ba mbere. Turagusaba gukora share byibuze aya makuru ukayasangiza abantu batatu cyangwa bane, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ikindi nanone turagusaba kujya muri komenti utangemo igitekerezo cyawe. Reka rero tugaruke kuri iyi inkuru mbi, inkuru y'incamugongo iramutse igarukwaho hano muri gare ya Nyabugogo.
Biravugwa ko rero aba babyeyi b'uyu mwana n'uyu mwana ngo bari baturutse mu ntara y'amajyaruguru, barimo barerekeza mu ntara y'amajyepfo, ubwo rero ngo ubusanzwe basanzwe batuye mu ntara y'amajyepfo, ariko ngo bakaba bari baragiye gusura inshuti yabo yari yakoresheje ubukwe, birumvikana ubwo bwabaye ku munsi w'ejo hashize rero, ku cyumweru ku munsi w'ejo hashize rero nibwo ubukwe bwabaye, ngo byabaye ngombwa rero ko bararayo bitewe n'uko ngo bagombaga kuzinduka, nibwo rero ngo bari bageze hano muri gare ya Nyabugogo, ngo bari bavuye mu modoka rero bagiye gufata indi modoka kugira ngo babe bakwerekeza rero muri iyi ntara y'amajyepfo, mu by'ukuri ngo bagiye babona umwana yikubise hasi, umwana rero akimara kwikubita hasi ikintu cyahise gikurikiraho, ngo bagerageje kumwegera bamusukira amazi, bashaka amazi hafi aho ngo barayamusukira, bashaka ibintu bishobora kuba byamwongerera umwuka, ariko mu by'ukuri ibi byose byanze biba iby'ubusa, birangira umwana abacitse. Ababyeyi b'uyu mwana rero bakaba babajijwe niba uyu mwana yaba yari asanzwe afite wenda ikibazo cyo kwikubita hasi, cyangwa se cyo kuba yarwara igicuri, bakaba batangaje ko uyu mwana ngo yari muzima, nta kibazo na kimwe yari afite, nta burwayi na bumwe yari afite, nabo rero ngo bakaba baje gutungurwa n'iki kibazo cyaje kuba cyabagurira hano muri iyi gare ya Nyabugogo. Nk'uko rero twaje kuba twabitangarizwa na bamwe mu bari ahangaha ubwo ibi byabaga, bakaba badutangarije ko rero ngo mu by'ukuri bagiye bakabona umwana yikubise hasi, ndavuga abahise batabara bahita begera uyu mwana kugira ngo barebe ko bamukorera ubutabazi bw'ibanze, barebe ko bamuhembura kugira ngo yongere agaruke ubuzima, ngo bakaba rero bagerageje gukora ibishoboka byose, ariko mu by'ukuri ngo uko iminota yagendaga ishira bagendaga bumva umwana ari kugenda akonja, ngo rero nibwo bahise batumizaho ambilanse ihageze irimo n'abaganga, ngo bahita bemeza rero ko uyu mwana yamaze gushiramo umwuka, bahita bemeza ko uyu mwana mu by'ukuri ngo yapfuye. Hari amakuru rero ari kugenda agarukwaho n'abantu batandukanye, cyane cyane basanzwe bazi uyu muryango, ngo bakaba bari kugenda rero bavuga ko ngo uyu mwana yaba yatanzwemo igitambo, ngo yatanzwemo rero igitambo na nyina w'uyu mugabo, cyangwa se na mama wa se w'uyu mwana, birumvikana ngo ni nyirakuru, ngo bitewe n'uko rero ngo adasanzwe yumvikana n'uyu muryango. Aya niyo makuru rero ari kugenda agarukwaho, ariko benshi bakaba bavuga bateze mu by'ukuri ni gute umuntu w'umubyeyi yakwihekura akica umwuzukuru we. Ni byinshi rero biri gukomeza kugenda bigarukwaho ku rupfu rutunguranye rw'uyu mwana w'umuziranenge wikubise hasi rero agahita ashiramo umwuka nta no gusamba. Natwe rero twari tuje kugira ngo tugezeho update y'iyi nkuru, cyangwa se update y'aya makuru aramutse agarukwaho hano muri uyu mujyi wa Kigali, by'umwihariko hano muri gare ya Nyabugogo. Niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, reka tukwisabire ukande kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu 5/5. Ntibagirwe gukanda ku nzogera rero bikoreye, uyu niwo mwanya mwiza uko twiyungaho ukabikora kugira ngo ube umwe muri twe, ujye mu muryango wa Ganza Info kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Turagusaba rero byibuze gusangiza aya makuru byibuze abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, kandi ikindi ukore like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime, bibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka ahagaruka.